umugabo wa Linda burya uwo bita Christian nawe yahoze akundana n'undi mukobwa disa namutera inda. Ntabwo ari Linda gusa wamye acembana na Zabamise Dikoru. Reka mwumve iby'umugabo wa Linda uwo bita Christian ibyo aregwa. Waramutse oya urumva uwo mudibe anzanaho ibintu by'ubwesikuru no gushaka kuntesha umutwe kandi rwose ibyanjye nawe umva uretse kuba ari long story ukuntu byatangiye. Urumva Christian nyine ajya gukundana na Linda ninjye twakundanaga, twari tumaranye imyaka nk'itatu. Urumva dukundana umva ubwo na nyina yari akiriho, nyina wa Christian nyine dukundana handi umva twanabanaga nduza ari ukubana nk'umugore n'umugabo. Noneho yari afite nyina urwaye kanseri. Urumva noneho hakazamo nyina agapresha ko kuvuga ngo nyina ngizaniza ngo ashobora gupfa ngo atabonye ngo umwuzukuru bla 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 bla. Yewe tukicara tukabiganiraho tuza gusanga rwose tugomba kubanza tukabyara mbere yo kuvuga ngo turakora ibintu by'amakuru n'ibiki. Hagati aho ngubwo twakundanaga ndi umudivorce nyine mfite n'abandi bantu ku ruhande. So ubwo ngubwo muri uko gukundana n'ibiki tuba turabyaye, nihutishije inkuru tuba turabyaye. Tumaze kubyara umwana afite nk'amezi nk'abiri gutyo nibwo Christian yakamatanye na Linda. Mbimenye nyine bimwe nyine umenye ibintu ugavuga ugasakuza n'ibiki. Christian barivugishije ngo umpamagara Linda nyine amazi se uwo muhungu murakundana? Ati turakundana. Nise urabizi ko tubana afite n'umwana? Ati ngiye yambwiye yuko ati uri baby mama we gusa ati nta kindi. Ariko ubwo bakaba bari basanzwe banazana akamuparika mu rugo ngo aje ngo kureba. Noneho nza kuzabimenya yuko iyo ngiye ku kazi amuzana akamuparika mu rugo agafata n'imyenda akambara agahindura bakongera bakurira imodoka bakagenda. Ubwo muri uko kubana nibwo yaguze iriya modoka afite ayigura. Urumva ya mafaranga twabikaga n'ibiki arayigura. Twanabyaye avuga ati rwose reka ngure imodoka umwana wanjye ntabwo azajya agenda mu muyaga n'ibiki. Umva umuntu akoresha iyo bwabaga imodoka iraboneka. Muri uko kuboneka nibwo yahise atangira kukamatana no Linda, atangira n'ibiki ndabimenya tukajya dusakuza byo gufuha bla bla. Yangera imbere ati ntabwo uriya mukobwa dukundana n'ibiki. Biza kugira igihe rero bimaze kumurenga abareruye agenda agiye. Urumva agenda agiye ati ubwo umwana ati nzajya mumenya n'ibiki. Tujya muri zo rwaserera kuva umwana afite ayo mezi kugeza izi saha. Amaze kugenda ejo bundi afite umurenge ndamubwira nti ntawe muri bukore utariyandikishaho umwana. Banzana ibintu by'ubwesikoro we na Linda akajya yivugisha nawe ati ntabwo ngiye najya mu murenge ariko atariyandikishaho umwana. Atuguze ati ubwo naba ndi mu murenge mu biki. Ati niba adashobora kwita ku mwana we ati niki cyanyemeza ko yazita ku banjye ibintu nk'ibyo. Noneho Christian ukuntu ari umwesikoro Christian barambwira ati tujye ku murenge tujye kwandikisha. Tugeze ku murenge uwo munsi aratinda. Amaze gutinda asanga executive aragiye. Ahita arivugishwa ati tugaruke mu gitondo kuko yari abizi ko ndi bube ntahari mfite urugendo. Urumva ndabihorera kandi nabo muri iyo minsi nibwo bari bafitemo umurenge. Ndabihorera Christian aranyibwirisha terega ati ntabwo ari ngombwa yuko ati bibi itegeko n'ibiki ati ngenda bizi ko umwana ari wanjye ati kandi nzamwandikishaho ati ntabwo ari ngombwa kubikora kubera pressure ngo umuntu ko mfite umurenge. Ubwo no kunsengera iwabo bari kumpamagara bambwira ati ntabwo turi bumusezeranye utabanje kuza ngo twemerere yuko umwemereye ko asezerana. Ndagenda ku rusengero hose ndamubohoza n'ibiki nti rwose muzamusezeranye bla bla. Ubwo nuko yari yambeshye yuko rwose nta kabuza aho azabonera azahugukira avuye muri stress z'ubukwe n'ibiki aziyandikishaho umwana. Ndamwihorera. Urumva aho ngarukiye rero ndamubwiye se kutajya kwiyandikishaho umwana. Ati ndaje nzabikora. Ndaje bihera muri ndaje. Ubwo urwo rugendo rwose ndi kukubwira ni wa muntu udashobora no kwibwiriza ngo avuga ati byibuze akira n'ibihumbi 10 ugurira umwana amata. Iyo mbimubwiye anyigiraho umuntu wa danje dore ko mwese aba yababeshya yabafafaritse ngo ni umuntu w'umukire ngo wa danje. Ubukireze niki? Urumva
ubukire ni kariya gasara afite Kacyiru niko aba yiratana ngo afite ngo amabizinesi y'abandi agenda yiyitirira atari naye, ameze nk'aho ari umukomisiyoneri muri izo bizinesi. Nibyo aba babeshya ngo afite ngo amabizinesi ngo ni umukire. Sawa, igihe kizagera azagaragara, igihe kizagera kimwerekana. Ibyo birangiye urumva ni wa muntu udashobora no kwibwiriza. Yewe sinanamuhamagara ngo mbwire ngo n'umwana yarwaye ngo abe yananyohereza n'ibihumbi 5. Kandi ubwo iyo nateje rwaserera n'ibiki none afite n'umuryango bameze kimwe bakundiraha, ubwo ngo biyemeje kuza kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo kugira ngo bakunde ngo babe ngo ibyamamare n'ibiki, dore ko babonye n'umuterankunga Linda rwose ubibafashamo. Uri kumva? Ubwo yigeze kwiyemeza ati jewe ati nzajya ntanga indeza y'ibihumbi 50 n'ibiki. Igihe Jihad yaratangiye kujya bavuga, kuva icyo gihe ibyo bintu nta musi n'uyu n'umwe yari yabishyira mu bikorwa. Kandi yarangiza agaca ruhinga nyuma akajya agatanya ahantu hose byaba yaranamburutse, kereka kuri Instagram niho afite page njya mbona anyandikiraho, agatangira kunyinginga ansaba umwana buri uko ngerageje maze kugerageza kumumuha inshuro nk'ebyiri cyangwa 3, ariko uko ngerageje kumumuha ajya kumunsubiza tubanje guterana amagambo, tubanje gusakuzanya. Nk'ubu ngubu ejo bundi kuva yakora ubukwe hari haciye nk'amezi 3-4 atashobora no kubaza ati umwana ameze ati. Ejo bundi sinzi gashigira mushyiguye ati wazampaye umwana ati twaba turi kumwe muri vacancy n'ibiki ndamubwira nti ntawe naguha ko uwo mwana wanze kumutangira indezo, wanze kumwandikishaho n'ibiki ati hoya ati ibyo ni ibintu byoroshye ati nakubwiye ko nzabikora ati nuko ntarabona umwanya n'ibiki. Ndamwihorera ndamubwira ntoke sawa uze kuza umufate ariko uramumarana iminsi nk'ibiri yonyine ngarurira umwana wanjye. Ndamumuha, maze kumumuha aramujyana, uretse kwirirwa we narinda bari kumwifotoreza bapostinga ibintu by'amavideo arangaho y'ubugorya adashinga. Arangije ejo bundi ndamubwira ati rero ndashaka umwana mugarure. Ngo ese ngo uwo mwana ngo buri kumuniza ngo buri kumuntu barambwiye ngo ese ngo umwana ngo buri kumunopfesha ngo cyawe. Ndamubwira ndize nakubwiye kuri bumarana iminsi itarenze 2, icyo nshaka ni umwana. Ubwo ninjoro wumve ngo twarahitanye amagambo, keka nkwereje nk'amaudio yari ari kubwira umwana akajya abwira umwana ngo reka ngihangane ngo avutse ngo ku muryango mubinga ibiki n'ibiki. Ubwo ibyo byose bari kubikora, icyitwa we, icyitwa Linda, icyitwa ngo abana bamushikiwe abakobwa ubu zababona harimo bamaze iminsi bakorana ibintu byabo by'amavideo. Uri kumva bakajya bavugira ku mwana, bibaza umwana ufite umwaka bakajya bamuvugira ahubwo bugambo bwose ise Alice akifata na audio ari kumubwira ati ngihanganire ka ngo avutse ngo mu muryango ngo ese ngo nyokara gushaka ngomba ngo ndamubyo ngo ubyuke kare ngo ubyuke yarubika rwose ngo nyoko ngara gushaka ngo nkujyane. Ubwo yahamagaye umwe mu nshuti zacu aramubwira ngumva ngo ndamumujyanira ngo niyongera kumva ngo mumusabye ngo ubwo nyine ngo nzategereza ngo igihe ngo umwana ngo azakurira ngo umunsi ngo umwana we ngo azaza ngo kunyishakira ngo mpfa kuba nzi ko mufite ngo kandi ngo n'umwana ngo akabanza umwana w'umwaka umwe se amuzima ibiki, uriya ko ari igitambambuga amuzima ibiki. ngo dore ngo umwana ngo nk'ubu ngubu noneho igisetse ibaza umuntu wifata ngiye ku muntu nkanjye ufite umwana uri kumva. So rero izo rwaserera zose niyo witwa ngo wamwubashye, niyo witwa ngo wamwubashye, urumva byose nta na kimwe agaciro. Njyewe ubwanjye ku giti cyane sima nifuza kujya muri zo social media n'ibiki byose, uri kumva ibyo arabizi neza, ni naryo turufu arisha kuko arabizi neza ko njyewe ibyo bintu mba nashaka kubigaragaramo, ariko we kuko ari ryo ashaka